reka mbabwire, rimwe guteranya rimwe ni kabiri, kabiri gukuramo rimwe ni rimwe. Ibi mbivugiye iki rero? Uyu munsi ndi Gahanga ngiye kubereka twin house ziri kugurishwa ku giciro cya miliyoni 210. Nimvuga twin house murumva ko ari inzu ebyiri, cyangwa se ushatse ugura inzu imwe. Reka tubatembereze inzu yacu kuri miliyoni 210 izi nzu wazegukana, cyangwa se wagura imwe ukayigura ku giciro cya miliyoni 210 yonyine. Nuvuga ngo ushobora kugura igice kimwe cyangwa se ukagura ibice bibiri. Nuvuga ngo uyiguze kuri 210 ibice bibiri ni miliyoni 420 y'amafaranga y'u Rwanda. Harimo n'ibiganiro. Reka rero uyu munsi dutemberane inzu yacu iri Gahanga, hano hafi ya site aho bita muri Ntunga, utaragera ku kagari ka Ntunga. Ni ahantu heza cyane, banyerekere view uburyo hameze, ni ahantu heza cyane. Iyi nzu ngiye kwereka, hanyuma tubashe dutemberane inzu yacu nziza cyane. Tukiri hano rero muri parking, murabona ko ifite parking y'imodoka ebyiri zaparitse neza, kugira ngo mugende mubibona. Imodoka imwe ushobora kuyiparika ahangaha ndetse n'indi ukayiparika hariya. Ni imodoka ebyiri zajyamo zisanzuye neza cyane. Hanyuma bandebere, banyerekere, ifite amadesign meza cyane y'amabuye meza cyane nk'uko muri kugenda mubibona. Parking nabwiye ko ari imodoka ebyiri, ifite ubwinjiriro bubiri, ifite ubu ngubu ndetse ikagira n'ahangaha ushobora kwinjirira bitewe naho ushaka kwinjirira. Ni inzu rero igizwe n'ibyumba 4 ndetse na toilette 3, inzu y'umukozi, igikoni cyo hanze. Murako ari inzu nziza cyane. Tukiri hano muri salon, urabona ko ifite salon nini yisanzuye, ndebera amatara, ndebera salon uburyo ingana. Ni salon nini cyane yisanzuye, murabona ko ari salon nini cyane. Ikagira ndetse na salamanje ahangaha uko muri kugenda mubireba. Amatara meza, plafond gypsum uko muri kugenda mubireba. Hanyuma ikagira akarusho, ikagira akantu bakoze hano hasi ko kubikamo utuntu. Uramutse ushatse kuzana utuntu hano watubikamo nta kibazo ufite rwose. Hanyuma rero twava hano muri no salon tukaza hano mu gikoni kinini cyisanzuye. Bivuga ngo buri nzu igiye ifite nk'ibyo turi bubereke kuri iyi nzu. Ntabwo turi buzifatire rimwe, bivuga ngo ushobora kugura igice kimwe cyangwa se ukagura zombi nta kibazo. Urabona ko ifite igikoni cyisanzuye, ikagira n'umuryango usohoka hanze mu gikari uko muri kugenda mubireba. Ni inzu nziza cyane. Ino nzu mumbabarire mubanze mwirebe neza, murebe uburyo iyi nzu imeze. Ndebera amatara, ifite amatara meza cyane. Ndebera ukuntu bagiye bagizayininga udutara twiza cyane rwose, n'amakaro meza. Genda banyerekera, ifite amakaro meza cyane. Hanyuma rero nuvuga ngo hasi hari icyumba kimwe, hejuru hakaba ibyumba 3. Reka duhere ku cyumba cyo hasi twita cy'abashyitsi, hanyuma hejuru turaza kugenda tureba uburyo bimeze. Tukiri ahangaha duhita tuza muri cya cyumba nabwiye cyo hasi kinini cyane. Murabona ko ari icyumba kinini cyisanzuye, inzugi nziza bagiye batekamo ndetse plafond gypsum. Murabona ko ari ibintu byiza cyane bagiye bagize. Inzugi nako amadirishya meza cyane ndetse na twa tumustikeri bagenda bashyiramo turinda imibu. Murabona ko ari ibintu byiza cyane biri class. Hanyuma inzugi murabona ko ari za nzugi nziza cyane, murabona ko ari inzugi nziza bagiye batekamo. Murabona ifite na toilette yayo, ifite toilette nziza yisanzuye ndetse na douche yayo. Murabona ko ari douche nziza cyane yisanzuye, ikagira ndetse na shower nziza cyane. Murabona ko ari ibintu byiza bagiye bategura. Tukava hano rero tugata tuzamuka, twabereka ibindi byumba 3 bisigaye. Murabona ko turi kuzamuka ama escalier yacu, ama escalier meza atavunanye, kugenda mubireba uburyo bimeze. Iyi ni inzu nziza cyane rwose kuri miliyoni 210 ndetse harimo n'ibiganiro. Inzu yaba iyawe, ni inzu nziza cyane. Hanyuma rero tukiri ahangaha, murabona ko bita duhitira ku byumba 3 byo hejuru. Nuvuga ngo iyi koridoro ishobora gusavinga ibyumba 3 nk'uko muri kugenda mubibona. Hanyuma tuje murabona ko cya cyumba cya mbere cyo hejuru, nako ari icyumba kinini cyisanzuye, gifite n'idirishya ryiza cyane ribasha kwereka urumuri, ndetse nako ari ibintu byiza pe baragerageje kubaka iyi nzu. Hanyuma tugata tuza muri iki cyumba kindi cya kabiri hejuru. Nuvuga ngo hejuru nabwiye ko hari ibyumba 3. Rero tuje ku cyumba cya kabiri hejuru, urabona ko ari icyumba cyisanzuye. Genda ubanyereka uburyo icyumba kingana. Ni icyumba kinini, ni ngombwa kameramani nagenda banyerekera uburyo icyumba kingana. Urabona ko ari metero byibuze
metero enye kuri enye niba na baze neza, ni ukuvuga ngo ni metero enye kuri enye nk'uko muri kugenda mubibona. Ni amakaro atatu, atandatu, arindwi, ni amakaro arindwi ndetse n'utundi duce tubiri tugiye dusangukaho. Abubatse ngira ngo bahise babyumva uburyo hangana. Hanyuma rero twaje hano duhita tuza muri toilette isavinga bya byumba bibiri. Urabona ko ari toilette nziza yisanzuye ndetse na shower yayo murakorera ko ibintu byiza, ndetse n'akakantu kabasha kurinda amazi kugira ngo atajya hanze. Ni inzu nziza pe, iyi nzu muyiguze ako kanya n'imitation bahita babakora imitation. Hanyuma rero tuje ku cyumba kiri principal, master bedroom. Ni icyumba kinini rwose cyiza cyane kandi cyisanzuye. Urabona ko winjirira hano hanyuma ugatukizamo cya cyumba kinini, nako ari icyumba kinini cyane cyisanzuye. Mwuka byahamwe iyi nzu bwigucike kuri miliyoni 210 cyangwa se wazigurira rimwe miliyoni 420 waba utomboye imari nziza cyane. Banyerekera mu cyumba kingana uko ngo ni metero byibuze ngeranyije ni metero 6 kuri 6. Nako ari icyumba kinini, aho batsingira ngo baba bamaze kwibara. Iyo barebye amakaro ageze ku makaro 9, nako ari metero byibuze 6 nziza cyane waterekamo igitanda cyawe nta kibazo ufite. Amatara banyerekera amatara meza cyane, amatara meza ya gypsum meza cyane. Hanyuma ikikagira noneho n'ahantu usohokera bita kuri balcony. Balcony nziza cyane, ibintu banyerekera balcony y'iyi nzu, balcony nziza y'iki cyumba. Nako ari icyumba kigari gifite ndetse na balcony. Uri muri rebera view, banyerekere uri kureba view nziza cyane ndetse n'imiturirwa yubatse hano. Ni ahantu heza cyane, urabona ko ari ahantu bakiri no kubaka ndetse amazu mashyashya. Nababwiye ko ari hano i Gahanga, utaragera ku kagari ka Ntunga. Ni ahantu heza cyane rwose hateye amabengeza. Reka rero tumanuke tubereke n'ibyo hasi uburyo bimeze. Tukiva mu cyumba cya master bedroom, urabona ko dushye tuzamo muri ya toilette yayo ya master bedroom. Urabona ko ari toilette yisanzuye, kugira ngo kugenda banyerekera lavabo yayo ndetse na toilette nziza cyane, ndetse na ya dushe ituma amazi atabasha kujya hanze. Inzu nziza pe, kuri miliyoni 210 inzu yaba iyawe. Mudukurikire rero kuri Rwanda Real Estate, wibuke gukomantinga, munasharinge ndetse munakore subscribe. Murakoze, murakarama.